Mu isi ubugambanyi bumaze kuba bwinshi, abantu benshi barapfa, abandi bakagira ibyago, abandi bagahura n'impanuka kubera ishyari. Ishyari ni ikintu kimaze kuba kibi cyane muri iyi si. Ni ikintu gituma abenshi bahomba, ni ikintu gituma abenshi bahura n'ibibazo bitandukanye kandi biremereye. Muri iki kiganiro rero tugiye kureba ishyari ni iki, ingaruka z'ishyari, ni gute twakwirinda ishyari n'ibindi byinshi. Gusa mbere na mbere niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, ugakanda na like, wakandika na comment uvuga ku cyo twakoraho ubutaha, kandi ntiwibagirwe gukora na share kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo bibagereho, nabo bunguke byinshi. Ikaze kuri mwese. Muri aka kanya tugiye kugaruka ku kintu bita ishyari. Ishyari wakibaza ngo ni iki? Ishyari ni cya gihe umuntu agira icyo akurusha, bishobora kuba imitungo, bishobora kuba ubumenyi, bishobora kuba inshuti nziza, bishobora kuba n'ibindi bintu mbese byiza akurushya, ukumva ko akubangamiye. Hari igihe akenshi abantu tugendera ku bandi tukareba tukigereranya n'abandi, kandi ikintu cyo kwigereranya nicyo gituma ishyari riba. Ishyari rero ni ikintu kibi gishobora gutuma umuntu aba yatekereza kwica undi, kumugambanira ndetse n'ibindi bibazo yamutera. Ishyari ni ikintu kibi cyane umuntu aba akwiye kwitondera mu buzima kugira ngo kitagira ingaruka ku bandi. Ese ishyari wakibaza ngo waryirinda ute? Abantu benshi ntabwo bazi kuba bakirinda iki kintu cyo kuba bagira ishyari. Icya mbere ukwiye gutekereza kugira ngo ube wakirinda iki kintu cy'ishyari ni ukunyurwa n'ibyo ufite. Abantu benshi ntabwo tunyurwa, abantu benshi duhora twigereranya n'abandi, tukumva ko niba umuntu atunze imodoka ebyiri cyangwa se eshatu, wowe utunze imwe, ukumva ko atagakwiye kuba yakurusha cyangwa se atagakwiye kuba ari hejuru yawe. Niba umuntu yubatse inzu nziza cyangwa se hari ibindi byiza agezeho, ukumva ko atagakwiye kukurushya, ukumva ko wagakwiye kuba uri hejuru ye. Ishyari rero ni ikintu kigira ingaruka mu buzima bw'abantu benshi, ni ikintu gituma abantu benshi bapfa, ni ikintu gituma abantu benshi bahura n'ibibazo bitandukanye. Urugero nka kera Gahini yishe Abeli abitewe n'ishyari. Ishyari ryaramwishe kubera ko Abeli yaturaga ibyiza birenze ibya Gahini, noneho Gahini ararakara birangira yishe Abeli. Muri iki gihe rero abantu twitegereza abandi tukabona bari hejuru yacu, baraturenze, tukumva ko natwe twagakwiye kuba turi hejuru yabo, tukaba twabagirira nabi. Dusanga hari ubugambanyi bwinshi bukorwa bitewe n'ishyari, hari ubwicanyi bwinshi bukorwa bitewe n'ishyari, harimo kurogana, gutega umuntu ukaba wamwambura cyangwa se wamwangiriza, ukaba wamugirira nabi ndetse bikamuviramo no kumwica kubera ko wamugiriye ishyari gusa. Ishyari ni ikintu kibi mu buzima, buri wese yagakwiye kuba yatekereza kureka, kuko gituma benshi bajya mu bibazo bitandukanye nko gupfa, gukomereka, kuba babana n'ubumuga, kuba bahura n'ibindi bibazo bitandukanye kubera ikibazo cy'ishyari. Muri make igitera ishyari ni ukutanyurwa
n'ibyo dutunze, kandi kunyurwa n'ibyo umuntu atunze buri wese ku kigero cye biba ari byiza. Hari igihe uba watekereza kuba watunga nk'ibya runaka, ufite imitungo iri hejuru cyane, nyamara ukibwira ko aribwo ubuzima bwawe bwagenda neza, ariko ushobora gusanga ubigezeho ugasanga niho utangiye guhura n'ibibazo bitandukanye. Abantu twabaye babi cyane, abantu kunyurwa byaranze. Iyo uguze igare wifuza moto, wagura moto ukifuza imodoka, wagura imodoka ukifuza izirenze imwe, wagura imodoka nk'icumi ukifuza kuba wagura indege, watunga indege, mbese ubuzima bwawe bugahora mu byifuzo. Ibyifuzo byacu ntibirangira, gusa gutunga si bibi, ariko n'ubundi tukirinda kwifuza ibirenze, ari byo bituma tugira amashyari, tukaba twakicana, tukaba twarogana, tukaba twakamburana, tukaba twanagambanirana n'ibindi byinshi. Ukoze ikigereranyo muri iyi si, ushobora gusanga abenshi bapfa baba bishwe na bagenzi babo, baba bagambaniwe na bagenzi babo, baba bahemukiwe na bagenzi babo kubera icyo kintu cy'ishyari. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukuba wamenya kuba wakirinda ishyari, ukumva ko ibyo utunze bikunyuze, nta gutekereza ngo mugenzi wawe arakurusha, ngo mugenzi wawe hari ibyo afite udafite, kubera ko wowe utakoze akaba yarabigezeho, warangiza ukamugirira ishyari. Yarakoze wowe uba umunebwe, warangiza ngo ugiye gutekereza ngo kubera iki urandushya ibintu, kandi ari wowe wanze gukora, akaba nyine yarabigezeho kubera ko we yitanze. Ingaruka z'ishyari rero dusangamo nyinshi, hari nk'ibyo byo kugambanirana, harimo ibyo byo kuba havamo urupfu, harimo kuba umuntu bamuhombye agasubira hasi, wenda urugero bakamugambanira imitungo ye yose bakayimutwara kubera nyine ubugambanyi, harimo n'ibindi byinshi umuntu yahuriramo nabyo bitari byiza. Kandi iyo ugambaniye mugenzi wawe nawe bikugiraho ingaruka, nubwo utahanwa n'abantu, Imana yo ubwayo ibizaguhana. Rero ishyari ni ikintu kitari cyiza mu buzima, ni ikintu buri wese yagakwiye kwikuramo, akumva ko ibyo atunze bimunyuze, ntatekereze ku mitungo y'abandi, ntatekereze ku byo abandi bamurusha. Niba umuntu yarakuruhije, nyurwa nabyo, wumve ko ari wowe wabigizemo uburangare kugira ngo akurushye. Akenshi si mu mitungo gusa biba, usanga no mu bantu b'ibyamamare cyangwa se bafite impano zitandukanye. Urugero ushobora gusanga mu mupira w'amaguru, mu mikino itandukanye, mu buhanzi naho bibamo cyane. Ugasanga niba umukinnyi akina kurusha undi, uwo nguwo uri hasi amugiriye ishyari, ugasanga yanamugambanira cyangwa se yamugirira nabi. Ingaruka z'ishyari rero ni nyinshi cyane dusangamo, gusa icyo dukwiye ni ukuba twamenya uko twakirinda ishyari kugira ngo tudahura n'izo ngaruka. Twagiye tubonamo byinshi. Cya mbere ni ukuba wanyurwa n'ibyo ufite, ukumva ko niba utunze igare ryonyine rigomba kukunyura, ukumva ko unyuzwe naryo kandi ukumva ko riguhagije. Ntabwo bivuze guhagarika kuba washaka ibindi, ariko ukumva ko ugomba kubishaka utitaye ku wundi ukurushya cyangwa se utagendeye ku wundi ukurushya. Wowe kora cyane wumva ko hari icyo uharanira, ariko utarebeye kuri mugenzi wawe. Nubwo wamureberaho, ariko nyine utavuze ngo akurushya ibintu ngo umugirishe ari uramwanze, mbese murebereho
akubere nk'intangarugero, ariko ntumugirire ishyari ngo wumve ko wamugirira nabi. We kora umureberaho, ariko ishyari ryo uryihorere, urireke kugira ngo bitabaviramo kuba mwashwana, mwahura n'ibibazo bitandukanye kubera nyine kumwanga, n'ibindi bibazo bitandukanye biva mu ishyari. Ese waba utekereza ko iyo ugiriye mugenzi wawe nabi nta ngaruka wowe bikugiraho? Niba wishe umuntu ntabwo uzigera utuza mu buzima bwawe, uzahora ubitekereza bikugireho ingaruka, wumve nawe ubwawe umutima wawe uri kugucira urubanza ku byo wakoze. Mbese gutuza kwawe bizava kure, kandi sinzi niba wagera ku iterambere uhora utekereza ibyo bintu bibi wakoze. Biragoye rero, hari ukuntu bavuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Niba udashaka kuba wahura n'ibibazo, irinde hakiri kare, kandi kwirinda ntawe byananira, usibye ko nyine abantu tutumva ko ikintu twagishobora, ahubwo tukica intege tukumva ko ikintu tutagishobora, ariko kwirinda ntawe byananira. Ubu se uvuze ngo ngiye kwiha intego y'uko ntazatekerereza nabi mugenzi wanjye, ibyo wabigeraho, ntabwo byakunanira, usibye kuba nyine wumva ko ikintu utagishobora, ariko ntabwo byakunanira, kuko ubundi ikintu cyose kugira ngo kibe ni abantu tukiyubakamo, tukumva ko ikintu nyine kigomba kutubamo, ugasanga twumva ko no kukikuramo tutabishobora. Ariko ikintu iyo uvuze ngo ngiye kukikuramo, ukiha intego wowe ubwawe, kikuvamo, kandi ntiwongere no kugitekereza rwose. Nubwo waba ugifite ugisanganwe, ntabwo wavuga ngo kirahita kikuvamo ako kanya, ariko nibura buhoro buhoro kigenda kikuvamo. Hari uko bavuga ngo buhoro buhoro nirwo rugendo. Rero buhoro buhoro nirwo rugendo, icyo washatse ko kikuvamo gake gake kikuvamo, nubwo waba warakigize ingeso cyangwa se cyarabaye imbata kuri wowe, ariko ugiye ukivanamo buhoro buhoro kigenda kikuvamo, ntuzongere no kuba wagitekereza, kikakuvamo burundu. Rero tumaze kubona byinshi biba mu ishyari, tumaze kubona ko ishyari atari ikintu cyiza mu buzima, ishyari ari ikintu giteranya abantu, ishyari ari ikintu giteye isoni, ndetse kigatera isoni, kikababaza n'Imana. Usibye kuba cyababaza abantu gusa, kibabaza n'Imana. Ishyari rero tumaze kubona ingaruka zabyo, tumaze kubona ibibi, tumaze kubona ikibitera, tumaze kubona byinshi cyane. Rero icyo dukwiye ni ukuzirikana kuba twakirinda icyo kintu kibi. Ni nk'icyorezo, ni ikintu kibi gihungabanya byinshi mu buzima bwa muntu. Ni ikintu kibi gituma umuntu atekereza nabi, akaba yatekereza kwica, akaba yatekereza kugambanira, akaba yatekereza kugira ute, nk'uko twabibonye haruguru. Gusa hari ishyari ryiza, kuba wareba mugenzi wawe ukumva ko wagera kuri level ye, ariko nyine ubiharaniye, atari ukuvuga ngo uramugambanira. Iryo ni ishyari ryiza, ariko nyine tugomba kuba twamenya kuba twatandukanya ishyari ryiza n'ishyari ribi, mu buryo bwo kugira ngo tudahemukira muntu, mu buryo bwo kugira ngo tumenye icyo twakora n'icyo twareka muri ubu buzima, kugira ngo dukomeze tubeho neza kandi tubane n'abandi neza. Mu gihe bitagenze gutyo rero, abapfa ntibazabura kubera ishyari, abangirika ntibazabura kubera ishyari, abagambanirana ntibazabura, abatuburira abandi n'abangiza imitungo ya bagenzi babo kubera ishyari ntibazabura. Icyiza ni uko twagakwiye kumva ko ishyari atari ikintu cyiza mu buzima, tugatangira tukakireka, kandi tugatangira tukakirwanya muri ubu buzima, mu buryo bwo kugira ngo tubyirinde. Ndagushimiye rero wowe wabashe kuntega amatwi kugeza ku musozo w'iki kiganiro.
kanda subscribe niba utarayikanda, ukande like, wandike na comment yuko nawe ushobora kuba ubona ishyari, ingaruka zaryo n'ibindi waba ubona bitari byiza ku ishyari, nawe ubyandike maze tuzabane mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Ntiwibagirwe gukanda like ngo unasharinge bagenzi bawe kugira ngo nabo bibagereho, ubundi dukomeze twubake isi twifuza. Murakoze cyane kandi turabakunda. Bye bye.